icyo nahamagariwe. Nigusanga se nge muhanuzi nzakora iki? Ko nge ntakwivangira mu kazi, ko ntaza kukwaka iyo karita kugira ngo nitirirwe ayo maraka ufite, ko ntaza kukwaka iyo titire kugira ngo nanjye reka nkubwira wikivanga mu by'Imana. Amagambo yavuze hari aho uhamagarwa ukajya kubisobanura kuko wabyize. Buri wese kuri iyi si afite icyo Imana yamuhamagariye. Kora icyo Imana yaguhamagara, nanjye nkora icyo Imana yampamagara. Sindi kukwingingira kubyumva. Hoya mumenyera abantu baza sindi kukwinginga, ije guhana kandi izaguhanira aho wabikoreye. Amagambo yayo ntabwo aje gupfa ubusa pasika, abantu bamaze kubimenyera. Si kamarade bivuze, kandi Uwiteka aravuze ngo ikizababera ikimenyetso. Aha hantu hatinde, Uwiteka aravuze ngo iri jambo nushaka ubukijijwe cyangwa ubudakijijwe upfa kuba Imana ivuganye nawe. Uwiteka aravuze ngo hari ibintu abantu basigaye bibwira bakavuga ngo ngiye sinkijijwe ibintu bindeba. Imana iguhereyeho. Mwabo yaremye nawe uri nihije kuguhanira. Amagambo wirirwa uvuga usebya abakozi b'Imana aho wayavugiye nihije kuguhanira. Ntabwo Imana iri butinye amasansu ufite, ntabwo iri butinye intwaro ufite. Nushaka kuba warize karate ufite sentire zingana gute, genda wowe nayo muhanetere, nge simpari intumye ku buzima bwawe, ubyumve cyangwa ubyihorere. Sindi kukwingingira kubyumva. Nzaguhanira hano kugira ngo amagambo yanjye, hari amagambo Imana yavuze abantu ntibayaha agaciro, ariko yeje guha agaciro ibyo yavuze. Ije guha agaciro ibyo yavuze. Abantu bari kwitwaza ngo kuki tasi. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu n'abari hanze yate, mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Twongeye kugira umugisha wo kubana n'umuhanuzi w'Uwiteka Imana, n'umuhanuzi nta gushidikanya. Uraho neza mukozi? Muraho neza. Yesu nashimye. Yesu ahimbazwe cyane. Amakuru y'imeza? Amakuru ni meza, turashima Imana. Urakoze cyane. Ntabwo rero tuza gutinda, bacu twamenyereje guhita tugusha ku ntego tukababwira message Uwiteka Imana yaduhaye. Wambwiye ko Imana yaguhaye message kugira ngo zitangarize isi cyangwa se abantu bose badukurikira. Reka usabe kugira ngo banze wibwire abadukurikira. Ndabasuhuje, ni Revera Pasteur Kamarade Pascal, ndo umugabo, ndabakunda, Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane Pascal. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Areka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu wera wa Isiraheli, Imana yihutira kubabarira igatinda kurakara iyo twabonye ukora imirimo. Uri data wa twese mwiza kuko uri umwami w'amahoro. Turakwingize kugira ngo imbaraga zawe zigaragare zibane natwe, kandi mu izina rya Yesu ukuboko kwawe kwiza kugaragare ku buzima bwacu. Nkweretse uyu mwanya rero tugiye gutambutsa iyi message waduhaye kuvuga. Reka gitari cy'amahanga imbaraga z'umwuka wawe zongere zitwuzure, twirukanye dayimoni y'ubwoba katika jina la Yesu Kristo, ahubwo ineza bigaragare ku buzima bwacu. Icyo duheje no gukora kwa Satani turehaje imuriganya wese mu izina rya Yesu, kugira ngo ubwiza bwe bubane natwe. Ngaho rero tugirire neza kuko uri Imana yumva gusenga. Urakoze wumva gusenga, ugira neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana amahoro iguhereze umugisha. Amen. Turakwakira rero tugezeho icyo Imana yavuganye nawe. Nongeye kubasuhuza mbasabira n'umugisha w'Imana. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, amahoro y'Imana akomeze abagaragareho aho muri, aho muherereye, ibyo murimo byose. Imana y'amahoro ibagirira umugisha cyangwa se ibahereza umugisha. Uyu munsi ni message Imana yampaye, ntabwo navuga ngo ngiye kuyitangariza isi kuko isi yose ntabwo yumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ahubwo ngiye kuyitangariza abanyarwanda baherereye ku isi hose. Aho muri wowe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, iyi message wumve ko ikureba. Ntago ari bya bindi byo kumenyera ngo ibi byaravuzwe, ngo ibi byavuzwe kenshi, ngo ibi byaratambutse. Hoya, iki ni igihe Imana ije kuvuga ikintu ikanagisohoza. Ni igihe Imana ije kuvuga ikintu ikanagisohoza. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu ngo bitonde muri iki gihe, bitonde, uhagarare neza, uhagarare uko Imana ibishaka.
nimba ufite ibyaha ubyiyambure, nimba hari uburyo uri kugenda bidahesha Imana icyubahiro ubyiyambure, ahubwo uhagarare ku murongo Imana ishaka kuhagararaho. Kuko abantu bakabije kumenyera Imana, bakayikora mu jisho igasa nk'aho ibihoreye, ariko ntabwo ije guceceka, ahubwo nayo ije kwivugira. Hari igihe kimwe Didiyoni yigeze kumenagura ibigirwamana ngo bakoze ubufindo basanga ni Didiyoni, ngo bagiye kumufata basanga yagiye, batera induru. Ise wa Didiyoni ababwira amagambo nkunda, arabwira ati ariko mwebwe muri bande muburanira Imana? Iyo nimba ari Imana yivugire, iyacu rero ntabwo ari ikigirwamana kitivugira, ni Imana yivugira. Ni Imana yivugira, mbisubiremo, ni Imana yivugira. Ntago nje kuvuga ibinturutsemo, ntago nje kuvuga ibyo nahimbye, ni ijambo tugiye gusoma, ahubwo nkaritangira iyo message nk'uko Imana yari impaye. Nawe wifatire Bibiliya utagira ngo turi kurihimba. Ni Yeremiya ibice 44 umurongo wa 29 n'umurongo wa 30. Umbabarire Pasika, ugende gahoro, abantu bamaze kumenyera ijambo ry'Imana, dusa nkaho turica hejuru. Ntabwo nje kubwiriza, oya, ntabwo nje kubwiriza. Iyi ni message Imana yampaye. Iyi message irakureba, iyi message irandeba, ireba abakomeye, ireba aboroheje, kuko Imana ije gukubitira rimwe. Ije gukubita aboroheje, ije gukubita abakomeye, ije gukubita abafite amatitire runaka. Ntabwo Imana ije kureba kuri icyo, ahubwo ukomeye mu maso y'Imana nukora ibyo gutungana, nugendera mu bushake bwayo, nuwumvira umwuka wera. Bihantu rero bamaze kwigira ibyigenge, bibagiwe iby'imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora ku buzima bwabo. Ariko iri jambo yigeze kuribwira Abisiraheli bari kuva muri Egiputa, irababwira ati ariko mbajyanye mu gihugu, nimurya mugahaka ntimuzibagirwe. Abantu rero bamaze kugwa ivutu, ariko nakuze bavuga ikintu, banga iyo umuntu yahagaga cyane bikarenza urugero bamunyuzaga mu musuta. Ni imisuta, sinzi ukuntu babivugaga, ni imisotwe. Rero hari abo Imana ije kuyinyuzamo, inda zabaye inda zije guhomboka, mwarariye mwibagirwa Imana, mwarariye mwimura Imana, mumaze kugeraho mugera, mwageze mu bihugu muradamarara, mwabonye amamodoka, mwabonye amahoro, mugubwa neza, muri kubaka ama etaje, muri kugenda mu mihanda myiza, ariko mwibagiwe ya matongo, mwibagiwe ya myotsi bagenda batwika hirya no hino, mwibagiwe za nduru zavugiraga hirya no hino, mwibagiwe ya makimbirane yahoragaho. Ibyo byose kuba rero mwarabyibagiwe, ntabwo mvuze ngo Imana irabigaruye, oya, ntibigarurire kuko nanjye ndahari, ahubwo hari abantu baje kuzira icyo kintu cy'uko bibagiwe Imana. Imana yigeze kubwira amagambo amwe umugaragu wayo, iramubwira ati ndirahiriye ntago nzongera kurimbuza isi umwuzure, ariko ntibivuze ko isi itazarimbuka, ahubwo hari icyo yakuyeho kitazongera kugaruka. Rero nanjye ndumva ko ibyo bihe nasaba Imana, ndiho ndabisengera amati Imana ntibigaruke bya bihe. Ariko hari abantu Imana ije guhana ku giti cyabo imbona nkubone. Ntabwo icyaha cyawe nzakizira, ibyo ni ibitabaho. Ntabwo icyaha cy'umugabo wawe wa mugore uzakizira, wa mugore w'icyaha cyawe ntabwo umugabo azakizira, wa mwana we ibyaha ukora ntabwo ababyeyi bazabizira, mwababyeyi mw'ibyaha muri gukora ntabwo abana banyu bazabizira. Imana ije guhana buri muntu wese ku giti cye bitewe n'ikimana yamubwiye. Ibi bintu turi kubivuga mukumva ari ayubu, mukumva ngo ni ibisanzwe, mukumva ngo n'ubundi ngo kuvigiye bavugiye ntacyo twabonye. Reka nkubwire ngo ibi wibimenyera, ntabwo ari iterabwoba nkuzanyeho, kuko Imana ntabwo igutera ubwoba kugira ngo uyitinye, ntabwo igushakamo ubushobozi, oya, ntabwo igushakamo ubushobozi, ntabwo igaragaza imbaraga zayo kuko wayitinye. Byange bikunda utayitinya, wayitinya ni Imana ifite ibyo yakora mu bumana bwayo, ifite uburyo yabikoramo. Hari ibintu njya mbwira abantu bavuga ngo Imana ntifata ku ngufu, ahubwo impamvu ibigarutse gutya kugira ngo yongere ituma abahanuzi bagiye batandukanye ku buzima bwawe, aba ari ukugira ngo utinangira, wenda nawe wongere utekereze, kuko ntabwo icyazanye Yesu ari ukugira ngo turimbuke, hoya, yamennye amaraso kugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi, twese tubone ubugingo, tuzazamurwe tujyanwe mu ijuru. Ariko hari umwana w'ubugingo, hakaba n'umwana wo kurimbuka. Yeremiya ibice 44, somera umurongo wa 29 ndetse n'uwa 30. Reka dusome izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubutumwa bwiza
uko bwanditswe na Yeremiya igice cyaho cya 44. Yego, turasoma guhera ku murongo wa 29. Yego. Kandi Uwiteka aravuga ngo mbabarira ugende gahoro gahoro, ikizababera ikimenyetso. Reka nsubiremo, si kamarade ubivuze. Kandi Uwiteka aravuze ngo ikizababera ikimenyetso. Aha hantu hatinde. Uwiteka aravuze ngo iri jambo nushaka ubukijijwe cyangwa ubudakijijwe upfa kuba Imana ivuganye nawe. Uwiteka aravuze ngo hari ibintu abantu basigaye bibwira bakavuga ngo ngiye sinkijijwe ibintu bindeba. Imana iguhereyeho, mwabo yaremye nawe urimo. Nimba udakijijwe ibyo ntibivuze ngo kuba udakijijwe ngo nuko utagiye mu ubutumwa burakureba. Ntabwo ari ubw'abarokore gusa, ntabwo ari ubw'abapagani gusa. Yego, kandi Uwiteka aravuze ngo ikizababera ikimenyetso. Komeza. Nuko nzabahanira hano kugira ngo mumenye yuko amagambo yanjye azahama akabasohoraho ikibi. Iryo jambo waryumvise? Reka dusubiremo. Yego. Kandi Uwiteka aravuze ngo ikizababera ikimenyetso. Ikintu kibabereye ikimenyetso, mwabagabo mwe, mwabagore mwe, mwabasore mwe, mwabakobwa mwe, yemwe mwigize indakoreka, mwebwe muhagaze ku matitire y'ibyo muri byo. Reka nkubwire, niyo waba uri umurozi hakajya he, ntabwo Imana uzayiroga. Ntabwo ifatwa n'amahembe, ntabwo ifatwa n'ibitega. Ibyo uzaterekera byose ariko we ntabwo uzayikangisha intwaro ubitse. Ikizababera ikimenyetso irirahiriye. Yego, komeza. Nuko nzabahanira aha bishatse kuvuga iki? Aho wakoreye ibyaha niho uje guhanirwa, aho wabeshyeye niho uje guhanirwa. Hari abantu Imana ikuye mu buhungiro kugira ngo bahanirwe aho babazi bitewe n'ibyo bakoze. Ntabwo Imana izaguhanira aho utazwi. Ibi bintu bivuze mbabaye, ibi bintu bivuze nkakaye, n'ubutumwa Imana yampaye. Birashoboka ko uhemuka muri karitsiye runaka ukimuka ukajya hano, izagutegera imodoka, izagutegera indege, izagutegera igare, izagutegera. Uzahanirwa aho wabikoreye. Nuko muzahanirwa hano. Nkomereza ijambo. Kugira ngo mumenye yuko amagambo yanjye azahama akabasohoraho ikibi. Nsubiriramo, ntabwo bari kubyumva. Amagambo yanjye. Yego. Kugira ngo mumenye yuko amagambo yanjye azahama. Kugira ngo mumenye yuko amagambo yanjye azahama akabasohoraho ikibi. Abantu bamenyereye gutera abahanuzi amabuye. Muhanuzi yahanura ati mpereza proof yuko ari Imana yavuganye na ije kuyikwihera. Nge yantumye. Niba ushaka icyo kimenyetso ko ariyo yantumye, wowe kibazi kwisangira. Nge ntacyo nshaka. Nge nizeye ko ariyo yantumye. Nimba ushaka icyo kimenyetso ngo nakubaza icyo, reka nkubwire ijambo muri kwitwaza. Ni iki kwihere? Mana, nimba wantumye baha icyo kimenyetso cy'uko wantumye. Baha iki kimenyetso cy'uko wantumye. Izaguhanira aho wabikoreye. Waroroze irakwihorera ugira ngo ihwanye nawe. Aho wabarogeye nihije kuguhanira. Amagambo wirirwa uvuga usebya abakozi b'Imana, aho wayavugiye nihije kuguhanira. Ntabwo Imana iri butinye amasansu ufite, ntabwo iri butinye intwaro ufite. Nushaka kuba warize karate ufite sentire zingana gute, genda wowe nayo muhanetere. Nge simpari, intumye ku buzima bwawe. Ubyumve cyangwa ubyihorere, sindi kukwingingira kubyumva. Nzaguhanira hano kugira ngo amagambo yanjye. Hari amagambo Imana yavuze abantu ntibayaha agaciro, ariko yeje guha agaciro ibyo yavuze. Ije guha agaciro ibyo yavuze. Abantu bari kwitwaza ngo kuki tasi icyo nahamagariwe. Nigusanga se nge muhanuzi nzakora iki? Ko nge ntakwivangira mu kazi, ko ntaza kukwaka iyo karita kugira ngo nitirirwe ayo maraka ufite, ko ntaza kukwaka iyo titire kugira ngo nanjye. Reka nkubwire, wikivanga mu by'Imana.
amagambo yavuze hari aho uhamagarwa ukajya kubisobanura kuko wabyize. Buri wese kuri iyi si afite icyo Imana yamuhamagariye. Kora icyo Imana yaguhamagara, nanjye nkora icyo Imana yampamagara. Sindi kukwingingira kubyumva. Hoya mumenyera abantu baza, sindi kukwinginga, ije guhana kandi izaguhanira aho wabikoreye. Amagambo yayo ntabwo aje gupfa ubusa, pasika abantu bamaze kubimenyera. Kandi nzagusohozaho ikibi. Nzagusohoza, iraje guteza ibibyimba, iraje guhekesha inyonjo, iraje guteza ibishutu, iraje kujyane mu ishyamba urishe, iraje. Wibagiwe ya miheno wabaga urimo, imvura yaguka ukagira ngo n'izuba imyenda ikakumiraho. None usigaye ugendana imyenda mu modoka, ugahindurira mu modoka kuko usigaye uyifite. Wakambara imyenda hakajya ayiwewe ije kugusohozaho ikibi. Hari abantu bumva Imana itabishobora. Singusabiye ikimenyetso, ntabwo aricyo kinzanye, ntabwo nje guhangana nawe, ndi kukubwira icyo Imana imbwiye. Nkomereza 30 nsoze. Uku ni ko Uwiteka avuga ati. Umva iki kintu, uku asubiyemo. Wumva no ku murongo wa mbere ariko bya uwo twase. Uku ni ko Uwiteka avuga ati. Dore Farawo. Hofra, yego, uyu mwami wa Egiputa ngiye kumugabizaho. Farawo Hofra, umwami wa Egiputa, ngiye kumugabizaho ababisha be. Aha simpatinda, hatagira unyumva nabi. Ngiye kumugabizaho ababisha be. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro iturengere. Banyarwanda musenge. Ibintu bari kubahubikamo, ibintu bari musenge. Imana itakurinze nta wakurinda. Imana itakurengeye nta wakurengera. Abantu bamaze kwibagirwa Imana n'imikorere yabo. Ayiwewe, erega na kera mwariraga intwaro zihari, na kera mwaborogaga izo ntwaro zihari. Ntabwo nje kubasubiza inyuma, sinje kubibutsa ibyabaye, ahubwo ndi kukubwira ngo wowe uri kureka Imana urinde. Uri kuri Imana uri iki? Wageze hehe Imana itagusanga? Wageze hehe Imana itagukura? Ariko abantu bamaze kwibagirwa Imana. Ninde ugenda na bombone yo guhumekeramo? Uko waba ukomeye kose, uyu mwuka Imana yaguhaye nukuvamo. Ntabwo uzi ingano, ntabwo uzi igipimo usigaranye cyari cyo. Wamenye igihe umaze, ntiwamenye icyo usigaje. Tonde, genda gake, nawe bazagukozaho ga batitaye ku cyubahiro ufite. Uza ubaye mayiti nk'abandi. Uyu Farawo rero yigize indakoreka, ntabwo ndi bumutindeho. Yigize indakoreka. Farawo aragenda arizamura, aragenda ariko Imana ivuze ngo iki? Iravuze ngo nzamuteza ababisha be. Nkomereza ari jambo nsoze. Mushyire mu maboko y'abahiga ubugingo bwe. Inje kumushyira mu maboko y'abahigaga ubugingo bwe, nk'uko nashyize Sedekiya umwami w'Ubuyuda mu maboko ya Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, wari umwanzi we wahigaga ubugingo bwe. Imana idutabara. Elisha sindisobanura. Asifiwe Yesu. Amen. Yewe Farawo we, abakuburira bakuburire, abakuburira bakuburire, abakuburira bakuburire. Niyo mpamvu navuze ngo ije gukubita abakomeye n'aboroheje, ije gukubita abize n'abandi babaswa, ije gukubita abazi gusoma n'abatazi gusoma, ije gukubita impumyi n'abareba, ije gukubita abumva n'abatumva. Imana y'amahoro itutabare, itugirire neza. Nimureke dusenge. Kera abantu barasengaga bakaririra igihugu, kera abantu barasengaga bakaririra ubwoko bwabo bw'Imana. Ariko ubu twese twaradamaraye, turarengerwa n'iki? Ko bya bicaniro bitakibaho, ko abantu basohoye muri ya misi y'imperuka, aho basigaye bashaka inyigisho ziwanye n'amarari yabo. Iradutabaye iduhaye ibikugejeje, nta hataba bombori.
ibyo yaguhaye byo wari uzi ko wabigeraho? Imana yambwiye ngo musenge, musenge. Nabonye hari igihugu imipaka ije kujegezwa, bije kuvuga bombori bombori bombori. Kubera iki? Farawo yanze kumva, Farawo yanze kumva. Ariko hari Imana y'amahoro itutabare, Imana y'amahoro itutabare, Imana y'amahoro iturengere, itugirire neza. Ntaho uzahungira. Kera Imana yajyaga ibwira abantu ikababwira ati nzabafungirana muzaguma mu nzu muzagira, ntitubyumve. Covid biraje twese dutangira kwayura, nibwo twatangiye kumenyana, abakire n'abakene bemera guturana. Nacyo kivuyeho hajeho ikindi. Ndenza yewe Farawo we, Farawo we, Farawo we, dusenge dusenge duhamagara Imana. Iki gihugu Imana ikirengere, iki gihugu Imana ikirengere. Ariko imipaka irajegejwe, imipaka iranyeganyeze, 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 iranyeganyeze. Mukora ibyo mukora, ariko mureke kwibagirwa Imana. Muri kwimura Imana, mwimuye Imana, mwibika ibigirwamana. Buri wese asigaye afite Imana yagendana. Reka nkubwire Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, ntabwo turi nk'Abahinde. Hoya 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 hoya. Dusubire kuri rya jambo rivuga ngo yirirwa iw'abandi gataha i Rwanda. Impamvu twabivugaga niko twari tuyifitiye icyizere, impamvu twabivugaga niko twari tuzi ko ishoboye. None dusigaye dufite ibindi bishoboye kuyirusha. Imana y'amahoro idurengere, itugirire neza. Amen. Haleluya. Imana itugirire neza. Hari ibintu umuntu avuga bakumva ari ay'ubu, ariko nakuze baca umugani mu Kinyarwanda ngo wanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Yumvira ijeri. Farawo warabwiwe, 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 ariko wanze kumva, wanze kumva. Ariko Imana y'amahoro ikinguye inzugi aho wari wifungiranye hatuma utagaragara, ku buryo iguteza ababisha bawe. Irazifunguye, ababisha bawe baje kukugiraho ububasha. Imana yaguhamagariye umurimo wayo, irakwinginga, irakuguyaguya, iguhamagara wambaye ibice by'ikabutura, iguhamagara ugendesha amaguru utazi kugendesha imodoka, igutoranya utazi kuvuga, iguha kuvuga udedemanga, iguha agaciro aho ugeze urubahwa, iguha agaciro aho ugeze uravuga nawe bagakoma mu mashyi. Ariko ibyo warabyibagiwe. Aba yaguhaye b'intama bo gushumba, wabahinduye abagore, wabahinduye indaya, wabahinduye abesikoro. Umva nkubwire Farawo, 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 wanze kumva kenshi bagusanga mu maofisi ukababwira ngo nanjye mvugana nayo. Barakubwiye wanze kumva, yagutumyeho imbona nkubone warabyanze. Ariko reka nkubwire nta kidashoboka, nta kidashoboka. Nizi nsengero ntimwari muzi ko mwazisohokamo, mwazisohotsemo nabyo mutari muzi ko mumaze kumva ko mwashinze imizi. Imana ije kubanyeganyeza, niyo mizi mwari muhagazeho yari isigaye nayo ije kuyirandura, ije kuyirandura. Yababwiye kenshi mwanze kumva, ntabwo mugikora umurimo wayo nk'uko bisabwa. Imana yanyu yabaye inda, intama zinanutse murazijugunya, izibyibushye nizo musigaye murya mukarya n'ibinuri byazo. Uguha ikibyibushye niyo ntama yawe. Mwarobanuye ku butoni, mwirengagije kuntu mwaje mubebera, ariko Imana ibagirira neza. Wagenze mu modoka mu muryango wanyu nta wigendamo, uryama heza nta wuharyama. Reka mvugane nawe Farawo wigize indakoreka. Imana y'amahoro yabirambiwe, ikugabije ababisha bawe. Waruzi ko nta banzi ufite, ariko reka nkubwire ngo barahari beshuje kubimenya kuko Imana igukuyeho amaboko. Uze kubimenya kuko Imana y'amahoro yarambiwe ibyawe, yarambiwe ibyawe, yarambiwe imikorere yawe. Musigaye mujya guhanura ariko mwanyweye inzoga. Inzu za maraya mwazigize iwanyu, mukora ibyo mushaka. Reka mvugane nawe, iri jambo niryo tangaza Imana impaye rya nyuma. Nimwisubireho, 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 mukora ibyo mwahamagariwe. Inama nabaha nimugarukiraho mwihane,
mwihane mwature, mwongere mwature nk'abanyagice nk'uko mwatuza abandi kandi mubikora. Amaofisi mwayagize amarogi, nimugarukira aho ngaho. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Uri n'amatwi niyumve iby'umwuka abwira. Nibashaka ntibumve amatorero. Birababaje kubona umuntu yaratangiye afonda idini agahera ku muntu umwe, babiri, batatu, kikaba icyumba cy'amasengesho, ejo kigahinduka umudugudu, ejo bundi kikaba paruwasi, kikabyara n'andi maparuwasi cyane, ariko umuntu akibagirwa kandi amasezerano Imana yamusezeranije yaramaze gusohora. ije kubonana nabo. Twibuka ko aho twavuganiye n'Imana tuko twatakarije, ubundi tukagarukira Uwiteka nawe akatugarukira. Kandi murabibona neza ko Imana noneho iri kugikoresha abantu mu buryo butandukanye. Nimba Imana ishobora gukoresha leta, leta ikabona ibyaha biri gukorerwa cyane amadini mu bantu Imana yazamuye, akaba ariyo yururuka kuza kwifatira icyemezo. Mu by'ukuri birakwiye ko dukwiye kwikebuka tukagira isura nziza kandi tukaba b'umumaro mu gihugu cyacu. Uwiteka Imana abahereze umugisha. Imana iturengere. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wakwifuza gusengana nawe abe yakubona mu buryo bworoshye. Bazayihorere, nzayitambutsa ku kindi kiganiro. Yego, bayihorere, bihane uko bashaka nawe baguhamagarira umukozi w'Imana. Icyo nzi cyo bavuniye ibiti mu matwi. Urakoze cyane. Imana amahoro iguhereze umugisha. Nawe Imana iguha umugisha. Uhaguruka ugakora umurimo wayo. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu, mvuze icyo wambwiye kuvuga, ugende usohoza icyo ugambiriye muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro rero ikugirire neza. Nawe Imana iguha umugisha. Ukore subscribe, Uwiteka Imana akomeze kuduhana umugisha. Amen.